Ni ngombwa ko mu buzima bwacu bwa buri munsi umuntu abana n'abandi, ariko nanone tugomba kumenya abantu tubana kuko hari abashobora gusubiza inyuma ubuzima bwawe ndetse bakica inzozi zawe. Gusa ibi ntibikuyeho ko kugira abantu bakuba hafi, abo dukunda kwita inshuti, ari ingenzi mu buzima bwacu. Ariko se izo nshuti nta ngaruka zikugiraho, zaba ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi? Ibi akaba ariyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe bamwe mu bantu ukwiye kwirinda kwiyegereza cyane muri ubu buzima, kuko ushobora kwisanga imyitwarire yabo ikudindije aho kugufasha gutera imbere. Tukaba tugiye kurebera hamwe kandi uko wabitwaraho utabahunze burundu. Umuntu wa mbere ugomba kwirinda ni umuntu uganya. Mu buzima bwacu nk'abantu hari igihe tugeramo tukumva twihebye kubera impamvu zitandukanye runaka. Hahandi ugera ukumva wabuze uko ubigenza. Gusa hari abantu mu buzima bwabo bahorana amaganya, bahora barira, bitsa imitima, bahora bakwereka ko ibintu byose bitari kugenda neza. Babandi bahora bavuga imvugo z'amaganya bati nagira ntese. Ubuzima nibwo Imana yanyandikiye nyine nta kundi. Aba bantu bahorana impamvu, ibibazo bakayibyaza ibindi, kandi burya guharana amaganya siko gushaka ibisubizo ufite uyu munsi. Umuntu nk'uyu ahora agaruka ku bintu bitari kugenda neza mu buzima bwe ndetse akijujutira ubuzima abayemo. Uyu muntu kandi ahora akwereka ko isi ari umuruho gusa, nta cyiza kihaba ku isi. Akaba ari wa muntu ushobora gukorera n'ikintu cyiza n'ubundi bwacya ukumva kiri kuganya. Umuntu nk'uyu rwose ntuzatekereze ko wamumara ayo maganya, ahubwo ujye umugendera kure utazisanga nawe warabaye maganya nkawe. Umuntu wa kabiri ni umuntu usanga ahora anenga ibintu byose ukora, ubwo dushobora kwita ba rucantege. Uyu muntu anenga ibitekerezo byawe cyane, ahubwo agashaka kwereka ko hari ukundi we azi wabigenza. Umuntu nk'uyu usanga n'ibintu abandi bagushimaho wabinegura. Wenda baba wambaye nk'umwenda abandi bakubwiye ko uberewe, wambaye neza, wagera imbere ye ati noneho wambaye ibiki ko bitakuberera. Uyu ahora akwereka ko ibyo ugambiriye kugeraho bidashoboka, cyangwa se ko bishoboka ariko ko wowe rwose utabishobora. Bakwereka ko ibyabananiye gukora wowe rwose nta nawo wabihera. Wagera ku kintu runaka, uyu muntu akakwereka rwose ko ari ibintu bisanzwe, nta birenze wakoze, kandi nyamara we atarabigeraho mu buzima bwe. Uyu muntu kandi yakubonyeho ikintu cyiza mu bandi asa nk'ugishimye, ariko akakubwira ko kitazamara kabiri. Uyu muntu niwe umufite mu buzima bwawe, nutamugendera kure ntuzigera ugera aho ushaka kugera. Ikindi kandi mu gihe muri kumwe irinde kumubwira ibyawe. Umuntu wa gatatu ukwiye kugendera kure muri ubu buzima ni umuntu usanga bashaka kuvuga ku muntu wese abonye ndetse no ku kantu kose, babandi dukunda kwita abanyamagambo. Uyu muntu kandi usanga yita cyane ku bintu bitamureba. Umuntu nk'uyu iyo umwiyegereje cyane ushiduka waratangiye kuba nkawe, kuko umunsi ku munsi uko akuzanira amagambo nawe wisanga watangiye kujya uvuga cyane utuntu twose ubonye. Wa muntu wari ukubwira ko agufitiye inkuru, mwahura ugasanga ari kuvuga abandi. Uyu muntu rero ukwiye kumwitondera cyane, kuko uko akubwira amagambo ku bandi ari nako agera muri ba bandi nawe akakuvuga. Umuntu wa kane ukwiye kwitondera cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi ni umuntu w'umunyeshyari. Umunyarwanda yaravuze ngo ishyari ni ishyano.
umuntu ugira ishyari ababazwa n'ibyiza by'abandi akumva banabitakaza. Uyu muntu nubwo umufata nk'inshuti yawe cyangwa umuntu muhorana mu buzima bwa buri munsi, ntiyishimira iterambere ry'abandi, aho usanga babazwa n'ibyo abandi bagezeho. Iyo umubwiye ibyiza wagezeho cyangwa se amahirwe wabonye, witegereje neza mu maso ahita ahinduka. Rimwe na rimwe akwereka ko atabyumvishe cyangwa se agahita yisetsa akwereka ko abyishimiye, ariko mu buryo bugaragara ko atari ukuri. Iyo uzi kwitegereza uyu muntu uramubona. Uyu muntu w'umunyeshyari iyo amenye ko hari icyiza wagezeho, usanga afite amagambo y'urucantege. Rimwe na rimwe ati aha n'ubundi ni hahandi, cyangwa se ati aha abandi se. Umuntu nk'uyu uzamwitondere umugendere kure, kuko nta kintu ushobora gukora ngo kimunezeze. Ku mwanya wa 5, abantu ugomba kwitondera mu buzima bwawe bwa buri munsi ni abantu batita ku bitekerezo by'abandi. Aba ni ba bandi muba muri kumwe, wenda hari icyo muri kujyaho inama, ntibifuze ko hari icyo wavuga, bakumva ko ibyo bavuga byose ari byo ugomba kugenderaho. Wagira n'ibyo uvuga ntibabyemere, bati oya si uko bigomba kugenda. Mbese aba bantu usanga batita ku bitekerezo bya bagenzi babo. Aba bantu rero utabagendeye kure batuma witakariza icyizere, ukumva ko ntacyo ushoboye, nta n'igitekerezo kizimugira. Abantu uzatindane nabo, ahubwo uzihutire gushaka abantu bakumva nawe ukabumva, kuko burya abantu bose iyo bahuje ibitekerezo bagera kuri byinshi. Kandi umunyarwanda yaravuze ngo umutwe umwe wifasha gusara. Ku mwanya wa 6 ari nawo wa nyuma, aba ni abantu usanga bagukunda umeze neza. Urugero, ufite amafaranga, wakena ntumenye aho abo bantu banyuze, abo nakita babakunda ukize. Aba bantu bagusekera bafite ibyo bagukuraho gusa, bakugana bari mu bibazo gusa, wowe byakugeraho ukababura. Ibibazo byawe byashira ukabona ba bantu barongeye baragarutse, batisha twamenye ibyakubayeho, cyakora wabyitwayemo neza. Aba bantu nabo kukwangiriza ubuzima, kuko burya inshuti uyibona mu bibazo. Uzabona mu byishimo gusa, mu bibazo ukamubura, uzatangire kumugendera kure. Abantu bose ni abantu tubana umunsi ku munsi, niyo mpamvu nakubwira ngo uzabange burundu. Ibyiza ni ukubaha umwanya muke mu buzima bwawe, kuko numuha umwanya munini ushobora kwisanga wabaye nkawe cyangwa se yakwangirije ubuzima. Haranira kumarana igihe n'abantu bazagufasha kugera ku ntego zawe, bashobora kugira icyo bakugezaho nawe ukagira icyo ubagezaho. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro, mukomeze mukore subscribe, like na share. Mwari kumwe nanjye Liliane Iradukunda.